Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni mwene so Ezekiel Tuyishime ugarutse kuri channel ya YouTube Kabati ka Mungu TV. Nari maze iminsi ariko umwami Imana turamushimiye kubera ko aduhaye aka kanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ryo rikomeza iby'ubugingo. Reka tubanze dusengane Imana, ubundi Imana idufashe. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko wabanye natwe. Mwami Imana warinze abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abasore bacu n'abakobwa bacu, urinde igihugu cy'u Rwanda, urinde itorero, urinde umuntu wese. Witeka turagushimiye kubw'ubuzima, imibereho, kandi tugushimiye ineza utugirira n'imbabazi zawe. Tuguhaye ikaze na karibu muri umwanya w'ijambo ry'Imana. Sengeye rero umuntu wese uzumva iri jambo ryawe Kristo, kugira ngo rizahembure ubugingo, rizahembure umubiri, rizamufashe, rizahindura amateka yo mu mwuka ndetse no mu mubiri. Tubisenze mu izina rya Data wa twese n'iry'Imana n'Umwuka wera. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana tusanga mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 9 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Turaza kongera dusome Yobu igice cya 27 umurongo wa 7 n'uwa 8. Intego cyangwa se insanganyamatsiko y'iri jambo iravuga ngo Imana ifite izindi nzira igiye kunyuramo igutabara. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo nta we wantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda yuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Reka duhindure dusome muri Yobu igice cya 28 ku murongo wa 7 n'uwa 8. Haravuze ngo, iyo nzira nta gisiga kiyizi, n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona, n'inyamaswa zibona ntabwo zayikandagiyemo, n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kuko ndibabwiye rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana ifite izindi nzira igiye kunyuzamo igutabara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Birashoboka ko wowe aho uri ubona nta nzira, birashoboka ko iby'Imana yavuganye nawe ubona nta nzira, cyane ko n'indirimbo itubwira ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu arakugendera akakubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo araza gushyiraho inzira, kandi ngo areba kure aho njye ntabasha kurora, nzahora mwiringira. Inzira z'Imana ni nyinshi cyane. Nawe unkurikiye, nawe uzumvira ijambo, Imana ifite inzira izanyuramo ikaza kugutabara. Iyo nzira rero ntabwo iri mu maboko y'abana b'abantu nk'uko bibwira ko ahari ubayeho ku bwabo, uzabaho ku bwabo, cyane ko hari n'igihe bavuga ngo uzarinda upfa ntacyo wimariye. Ariko ndahanurira ubuzima bwawe nkubwira ngo Imana iracyafite izindi nzira, Imana iracyafite andi mahirwe, Imana iracyafite ubundi buryo bwo kugutabara. Niwakire ko hari ubundi buryo Imana yabitse, niwakire indi nzira Imana yaguhishiye itanyura ku muturanyi wawe, birashoboka ko itanyura no ku muvandimwe. Hari inzira Imana yabitse izanyuramo igutabara. Hari igitangaza cy'Imana kizaza kikitirirwayo. Hari ibintu Imana izakora byitirirwayo bititirirwa umwana w'umuntu. Birashoboka ko umwana w'umuntu yakugirira neza akagenda bigucyurira. Birashoboka ko umwana w'umuntu yakugira neza akagenda bibwira abantu bose. Ariko igitangaza Imana izakora ntabwo izabigucyurira, kuko Imana yacu ni inyembabazi. Turasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa be barimo bagenda,
ngo ageze mu nzira abigishwa be bahura n'umuntu w'impumyi uhora usabiriza, wateretswe ku nzira kugira ngo atungwe no gusaba. Haleluya! nta buzima Imana itagukuramo wowe uhora utegeye abantu amaboko, kazi ka feke. Imana ishobora guhindura akazi kawe. Nawe yakira ubuzima yarabayemo azi ko azahora asabiriza, abamubona bazi ko atazigera ahumuka, barakiriye ubuzima bw'abantu ngo ubuzima bw'uyu muntu ni kuriya buzagenda, ntabwo azakira. Yesu ahanyura afite misiyo. Yesu nanyura iwawe azagusiga aguhinduriye amateka. Yesu ahanyuze abigishwa bahita baramubaza ati mwigisha tubwire, uyu nta cyaha yakoze ko yavutse ari impumyi, cyangwa ababyeyi be nta cyaha bakoze kugira ngo babyare umwana avuka ari impumyi? Bene data, iyo umuntu ari mu kigeragezo akenshi hari igihe bagira ngo ni ibyaha yakoze. Iyo umuntu ari mu kigeragezo bagira ngo yacumuye ku Uwiteka. Iyo umuntu ari mu kigeragezo bakubona ko ahari ari igihano cy'Imana. Birashoboka ko watinze ku musozi wo kubura urubyaro, amagambo akaba menshi, bakavuga ngo wakuyemo inda, yarasambanye cyane, yakunanyamuragira. Birashoboka, kandi abo babivuga akaba ari babandi bari kuba bigishwa, bari gusigendana na Yesu, bari mu butayu, bari mu rusengero, bari muri gurupe mukorana umurimo w'Imana. Birashoboka ko nutinda gusabwa bazavuga ati reka kuriya ni umusambanyi arwaye sida. Birashoboka ko nutinda gushaka, birashoboka ko nutinda gutabarwa bazavuga amagambo menshi nk'ayo bavuze kuri iyi mpumyi, ko bahise bamubona ko yakoze icyaha, ndetse banakeka ko n'ababyeyi be hari icyaha bakoze. Kuba uri kugeragezwa, kuba uri umushomeri, kuba utinze gushaka, kuba utinze kuryara, kuba utinze ku musozi w'ikigeragezo uriho, nta cyaha wakoze. Hari inzira Imana yabitse igiye kunyuramo kugira ngo yemeze ba bantu barimo bavuga amagambo, kugira ngo yemeze ba bantu barimo bari kuguserereza. Hari inzira Imana yabitse, iyo nzira ni Imana igiye kunyura igacecekesha abantu bamaze iminsi bakuvuga mu izina rya Yesu. Ikintu nkundira Yesu aza ku mugaragaro. Ikintu nkundira Yesu azahabona. Ikintu nkundira Yesu aza bateranye. Ikintu nkundira Yesu aza ku manywa abantu bose bamushagaye. Yesu naza kugutabara nta muntu uzamutanga imbere, ngo icyo gihe amavi yose azaba yamupfukamiye. Ngo abigishwa bamubajije gutyo, Yesu arababwira ngo uyu, haleluya, nta cyaha yakoze. Icya kabiri, ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yanzira, ni ukugira ngo igitangaza, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri bo. Nta cyaha wakoze mwene data, ahubwo ni ukugira ngo Imana ikuremere ishimwe, abantu babireba. Bamwe bakuvuze, bamwe baguteye umugongo, bamwe bavuze ngo ntacyo uzimarira. Ni Imana igiye kuza igakora igitangaza kugira ngo bamenye ko ari Imana wasenze. Yesu arababwira ngo nta cyaha yakoze. Ikintu nkundira Yesu yabahamirije imbere y'ababandi bamuvugaga. Yesu arahamya imbere y'ababandi bakurwanya. Yesu aguhamiriza imbere y'abatakwemera. Imbere y'ababandi bakuvuga, Yesu agiye kuza guhamye. Imbere y'ababandi bavuga ngo ibyawe ntiyago bizigira bitungana, Yesu agiye kuza bitunganirize mu maso yabo. Imana y'amahoro ikugirire neza muri iki gihe cya none, uku kwezi kwa gatatu, uyu mwaka 2026. Imana inyuri iwawe, Imana inyure ku buzima bwawe, iguhamirize muri karitsiye batakwemera, iguhamirize mu muryango utakwemera, iguhamirize mu itorero batakwemera, iguhamirize mu nshuti zitakwemera. Hanyuma Yesu arangije kubabwira gutya ngo nta cyaha. Ngiki kintu nkundira Yesu, ajya dukomereza imbere y'abantu batifuzaga ko twagakomera. Imana nigukomereza imbere y'abantu batashaka gukomera. Imana nigukomereza imbere y'abakurwanya. Imana nigukomereza imbere y'abagusenye. Imana yubaka ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Arangije ngo afata amacandwe ayacira hasi, arangije ngo ayamusiga ku maso, aramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, bisobanurwa ngo yaratumwe. Ndagira ngo mbabwire ko icyo kidendezi ubundi cyari gisanzwe kizwi ko cyari gihari. Ababyeyi biramumye bari babizi. Icyondo nacyo cyari gihari. Amacandwe, umuntu wese agira amacandwe.
uyu mwana birashoboka ko iwabo bamujyanye kwa muganga, birashoboka ko abaganga bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamukize nawe arebe nk'abandi, ariko hari inzira Imana yari yarasigaje izanyuramo kugira ngo yemeze abanyamagambo. Arangije afata amacandwe, Yesu afata iryica abihindura umuti. Uyu munsi ubuzima bwawe uri kubona ko bushobora kuba bugeze kuri finali yo kuba ntabwo Imana igishyiraho iherezo ryiza ugashimira Imana. Yesu arangije ngo afata amacandwe arayacira, afata n'akondo aratoba akamusiga ku maso, aravuga ngo genda wiyuhagire. Aragenda ariyuhagira agaruka ahumanutse. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo muganga kiza kumenya ko amacandwe guteranya akondo bivura amaso, iyo nzira yari kuyikoresha, ariko Imana yari yasigaje iriya nzira kugira ngo karitsiye bemere. Imana yari yasigaje iriya nzira kugira ngo intumwa za Yesu zemere. Imana yari yasigaje iriya nzira kugira ngo abakuzi udafite ubuzima bazemere niwakira ubundi buzima. Ndahanurira ubuzima bwawe ko uyu munsi ubuzima uhagazemo Imana igiye kubuhindura. Umusozi uriho Imana igiye kuwuhindura. Amateka ufite Imana igiye kuyahindura. Agaruka yahumanutse ari kureba. Imana igiye kugukura mu bibazo. Imana igiye guhumanura amaso yawe. Mu gihe ugenda ukabakaba, mu gihe bakurandata, mu gihe utamenya igihe abandi batabariwe uri impumyi, mu gihe utabona igihe abandi bagiriwe neza uri impumyi, ariko igihe kirageze kugira ngo Yesu aguhumure, nawe ugirire abandi neza. Abakugiriye neza nawe bagirire neza, kandi abakwimye nabo bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu nkundira abantu rero, batangira kuvuga ngo uyu siwe, batangira gusigana ku buzima bwe. Mbese uyu siwe wahoraga yicaye hano asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe. Ngo icyakora asa nawe. Igihe kirageze kugira ngo basigane. Niwakire ko bagiye gusiganira ubuzima bwawe. Niwakire ko bagiye ngo ese niwe ni runaka. Bagiye kukubona uhetse umwana bari bazi kutazaheka. Ayiwe, bagiye kukubona ukikiye bari bazi kutazacikira. Bagiye kukubona ufite akazi bari bazi kutazakagira. Bagiye kukubona ufite inzu bari bazi kutazayigira. Bagiye kukubona nawe warahinduye wambaye bari bazi kutazambara. Bagiye kukubona uri gucuruza bari bazi kutazacuruza. Iyo ni inzira Imana yasigaje. Ijambo ry'Imana hano muri Yobu riravuze ngo iyo nzira nta gisiga kiyizi. Haleluya. Iyo nzira nta mupfumu uyizi. Iyo nzira nta murozi uyizi. Birashoboka ko iya mbere bayiroze, birashoboka ko iya kabiri bayiroze, birashoboka ko wasabwe bakabwica, birashoboka ko wagiye gushyingirwa bakabwica, birashoboka ko wasabye akazi bakakica, birashoboka ko wagiye kubaka bakabyica, birashoboka ko wagiye kubyara bakakuriganya umwana. Ariko hari indi nzira Imana yasigaje mwene data. Iyo nzira nta muntu uyizi. Iyo nzira nta gisiga kiyizi. Iyo nzira nta muntu urayiroga. Iyo nzira umupfumu ntarayipfumura. Iyo nzira data na mama ntabwo bari bahagararamo. Iyo nzira bamusengana ntabwo bayizi. Iyo nzira, haleluya, arazagushiraho inzira, arazagushiraho inzira, areba kuraho nabasha kurora, nzahora mwiringira. Imana iraza kugushiriraho inzira wa mupapa we. Imana iraza kugushiriraho inzira wa mumama we. Imana iraza kugushiriraho inzira wa musore we. Imana iraza kugushiriraho inzira wa mukobwa we. Wowe wiringiye Imana ndaguhanuriye, Imana igiye kuza kugushiriraho inzira. Birashoboka ko nawe ntayo uri kubona, birashoboka ko nta makuru uri kubona, ariko Imana igiye kuza kugushiriraho inzira. Ijambo riravuze ngo iyo nzira mama, iyo nzira papa nta gisiga kiyizi. Iyo nzira ngo n'ijisho ry'ikizu ntabwo ryari ryayibona, umurozi ntarayibona we. Oya, ashataboya. Iyo nzira umupfumu ntarayibona. Iyo nzira abahanuzi ntabwo bari bayihagararamo ngo bakubwire ngo inzira niyi. Hari inzira Imana yabitse ku buzima bwawe. Hari inzira Imana yisigarije igiye kunyuramo ikagutabara. Ndagira ngo dusengane Imana icyo, kandi ndagira ngo guhanurire
mubwire ngo iki ni igihe cy'uko iyo nzira igaragaye. Iyo ni umwaka wo kugira ngo Imana igaragaze iyo nzira. Iyo nzira ngo n'ijisho ry'ikizu ntiryari ryayibona, ngo n'intare y'inkazi ntirayinyuramo. Haleluya. Iyo nzira iracyari vierge, iyo nzira iracyari vierge, iyo nzira iracyafunitse, iyo nzira ni yawe. Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, ngo bageze imbere basanga ni inyanja, barebye ku mpande basanga ni imisozi, barebye inyuma babona Farawo n'ingabo ze bahuruye ku magare bari kubirukanka, batangira kwitotombera Mose. Bandi ariko Mose, niki cyatumye udukura muri Egiputa? Nta mva zari zihari, kw'icyari kuruta twari gupfiraho bakadushingura, biruta kuza gupfira mu butayu tukariga. Yukoyewe Imana igiye kugukura mu butayu ikujyane mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Imana ivugana na Mose, ngo Mose, nicyo ufite mu ntoki? Iramwa ngo nta kintu mfite, ni inkoni. Fata kwizera, nicyo cyonyine usigaranye. Fata kwizera, wongereho gusenga, wongereho kwihana ibyaha. Imana y'amahoro, iyo nkoni yonyine ufite izakwambutsa utakiyambutsa. Imana ibwira Mose ngo ngaho yirambure. Mose arambika ya nkoni hejuru y'inyanja, inyanja irakama. Inyanja ikuri imbere igiye gukama. Inyanja y'ikigeragezo, inyanja iguhagaze imbere, inyanja iguteye ubwoba, inyanja ibona kugiye kugwa mu hara muri Egiputa. Ndaguhanurira ntabwo uzagwa muri Egiputa, kuko Imana yavuganye nawe ko izakujyana i Kanani, mu gihugu cy'amasezerano. Aho niho ugiye gutabarirwa mu izina rya Yesu. Nubwo iyo nyanja ihagaze imbere yawe, Imana igiye kuyikwambutsa mu izina rya Yesu. Mose arambika inkoni hejuru y'inyanja, inyanja icikamo kabiri, Abisirayeli barambuka. Hanyuma ngo bageze hakurya, Umunyegiputa wa nyuma yarakandagiyemo, abandi barimo. Imana ivugana na Mose, ngo ngewe rambike. Mose arambika ya nkoni hejuru y'inyanja, amaze kuyirambika amazi arongera araterana. Uko niko ugiye gushaka ababisha bawe baburi, uko niko ugiye gushaka abanzi bawe baburi, uko niko ugiye gushaka babandi bavuze ngo ntuzabyara ubaburi, uko niko ugiye gushaka babandi bavuze ngo ntuzaheka ubaburi, uko niko ugiye gushaka babandi bavuze ngo ntuzacuruza, uko niko ugiye gushaka babandi bavuze ngo ntuzashingiza, ngo nta mukwe uzabona, ngo nta mukazana uzabona, uko niko ugiye gushaka babandi bavuze ngo iyo ndwara ntuzayikira, uko niko ugiye gushaka abanzi bawe babure. Hanyuma ngo amazi araterana, ngo afata Abanyegiputa bose bashirira mu nyanja. Ingabo za Farawo n'amagare yose n'abari babahetswe bose bashirira mu nyanja. Iyi nyanja bagiye kwishiriramo, uko niko ugiye kubashaka babure mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cyo kugira ngo iyi nyanja igiye kumira babasubisha bawe, iyi nyanja igiye kumira abanzi bawe. Abarozi bavuze ngo uzahora uri umushomeri, abarozi bavuze ngo umwana wawe ntabwo aziga. Iki ni igihe cyo kugira ngo ushake ababisha bawe ubabure mu izina rya Yesu Kristo. Unyemere dusenga n'Imana uyu mwaka. Imana igira ibintu imira we, Imana imira abantu, Imana imira abarozi, Imana imira abakurwanya, Imana imira imitego, Imana imire iyo nyanja. Iyo nyanja ari guteye ubwoba ni igiye kumira ibibazo ufite. Iyo nyanja ari guteye ubwoba ni igiye kumira amadeni ufite. Iyo nyanja ari guteye ubwoba ni igiye kumira igisuzuguriro uhagazemo muri iyi minsi. Iyo nyanja ari guteye ubwoba ni igiye kumira umusozi uhagazeho. Iyo nyanja iguteye ubwoba ni igiye kukubera ikiraro ukambuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo nguhanurire nkubwire ngo iyi nzira papa, iyi nzira mama, iyi nzira mukobwa we, iyi nzira nta murozi urayiroga. Hari inzira Imana yabitse, hari inzira Imana yasigaje, hari inzira Imana yibikiye. Hari igitangaza Imana igiye kugukorera kitazitirirwa papa wawe, kitazitirirwa mama wawe, kitazitirirwa umuhanuzi waguhanuriye, kitazitirirwa tante na onkere, kitazitirirwa ngo uhanurire abandi, kitazitirirwa kizava ku Uwiteka Imana. Icyo ni igitangaza Imana igiye kumanura. Imana ikamanuka bango nabonye Imana. Ndakwifuriza muri uyu mwaka ngo nawe uzave ngo nabonye Imana koko. Uzaririmbe. Bageze hakurya ngo Mose na Miriyamu ngo bahita ko baririmbira Uwiteka. Ayiwe Imana yakijije Hana ibitutsi bya Penina ikamuha Samweli. Uyu munsi Hana aririmba ko afite abana 7 kubera Samweli Imana yamugirira. Imana igwe Samweli
ayiwe Imana igukure ku gisuzuguriro, Imana yunamura ubuzima bwawe, Imana yunamura imibereho yawe, Imana yunamura imikorere yawe, Imana yunamure, Imana ikwishyurira amadeni, Imana iguhe inkoni muri uyu mwaka, ababisha bawe bakubite mu izina rya Yesu Kristo. Hari inzira itagaragara, iyo nzira rero niyo ngira ngo dusengane mw'Imana. Iyi nzira mwene data niyo ngira ngo dusenge. Ayiwe iyi nzira Morodekayi ntabwo yarazi ko azava ku irembo, ntabwo yarabizi, yarazi ko ubuzima bwe buzahora ari ubwo ku irembo. Ariko nyamara reka mbabwire, kuba ufite isezerano ry'Imana, Imana izarikomeza, kuko ijambo rirambwira ngo irinde ijambo yavuze ikarikurikirana kugeza risohoye. Morodekayi ntabwo yarazi ko azava ku irembo. Morodekayi kumuhanurira ngo azicara ku ntebe, azaba igisonga cy'umwami, byari bikomeye. Ariko Imana yari yateguye inzira. Hari inzira Imana yateguye mu gasuzuguro ka Hamani, havuyemo igisubizo cya Morodekayi. Mu nyanja itukura havuyemo igisubizo cy'Abisiraheli. Ayiwe ndagira ngo nkubwire ngo mu kibazo ufite, kandi mpaguhanurire mubwire ngo ikibazo cyose kiza gihetse igisubizo. Ikibazo cyose uzahura nacyo gituranye n'igisubizo, kandi igishaka kukwica gituranye n'igishaka kukukiza. Ntugire ubwoba, igishaka kukwica cyose gituranye n'igishaka kugukiza. Niwakire ubuzima mu izina rya Yesu, niwakire imibereho, niwakire kubaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niwakire mu gicuku cya nyuma Imana ijya yitamurura. Mu gicuku cya nyuma ijambo ryarambwiye ngo Imana yitamururiye mu nkingi y'igicu, ikura inziga ku magare y'Abanyegiputa, ngo bituma agenda kururuka biruhanyije. Imana yitamurure ku buzima bwawe, hanyuma ikura inziga ku magare y'abakwirukankaho. Imana yitamurure ku buzima bwawe, ikura inziga ku bakurwanya. Mu kazi Imana yitamurure. Hayiwe mu rushako Imana yitamurure. Muri karitsiye Imana yitamurure. Mu nshuti zawe Imana yitamurure. Hayiwe mu miryango Imana yitamurure. Imana yitamurure, ikura inziga ku magare y'abari kukwirukankaho, ikura inziga ku magare bavuze ko ntacyo uzimarira. Hari abantu bajya baza banga ngo uriya azapfa ngo ari ngo nayimbwa ngo atayikamiye. Ujye ushimira Imana kubera ko imbwa ntabwo ikamwa. Hakamwa inka ntabwo yakubonye mwayimbwa, yakubonye mwayinka. Mu gihe avuze ngo uzapfa ngo utikamiye nayimbwa, jya uzamurira Imana icyubahiro uvuge ngo Mana ntabwo bambonye mwayimbwa. Ubwo mu gihe atambona ko ndimbwa, aho rikora ko nzakama inka. Imana y'amahoro ikugire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mwahoro niyitamurure ku buzima bwawe. Imana niyitamurure muri uyu mwaka. Urabona ko bikomeye, urabona ko ibyago bije, urabona ko usumbirijwe, urabona ko ubuzima bwanze, ariko hari indi nzira Imana igiye kunyuzamo ikagutabara. Hari indi nzira, iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Yesu ati njye ndi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajyari ndumutumbiriye ku manywa na nijoro. Imana igitumbirira, igitabara umuntu uyitumbiriye ku manywa na nijoro. Imana ikigutabara, Imana igutabara yitumbire. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Nshuti yanjye uri mu bwato bw'ibibazo n'ingorane, tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine nshuti yanjye,
wowe uri mu bibazo by'ubukene, wowe uri mu bibazo by'amadene, wowe uri mu bibazo cy'igisuzuguriro, wowe uri mu bibazo by'ubushomeri, wowe uri mu kibazo cy'uburwayi bukomeye, ndagira ngo musengere Imana. Haleluya. Igihe cyose uzumvira uzarebera iyi video, igihe cyose uzumvira ubu butumwa bwiza, ukamenya ko hari indi nzira, ukareba ukamenya ko burya inzira wowe zari zagushiranye, wareba ukabona nta yindi nzira, hanyuma ukavuga ngo Yesaya 50 ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, akaba ari aho ngaho ufashe. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzamwara, ahubwo tugiye gusenga. Hanyuma mu gihe uri kumva iyi audio, mu gihe uri kureba iyi video, mu gihe turi kumwe mu mwuka, ndagira ngo utekereze neza ku kibazo, ndagira ngo ubwire Imana ko ufite amadeni, ndagira ngo ubwire Imana haleluya uburwayi ufite, ndagira ngo ubwire Imana umusozi uhagazeho, ndagira ngo ubwire Imana igisuzuguriro, ndagira ngo ubwire Imana mukobwa imyaka ufite kandi ukeneye umugabo, ndagira ngo ubwire Imana musore kukeneye umugore, ndagira ngo ubwire Imana bamushomerewe kukeneye akazi, ndagira ngo ubwire Imana wowe uri muri kode ko Imana igiye kuguhereza inzu, ndagira ngo dusenga n'Imana. Hanyuma ubu butumwa, iyi message ni yawe, wowe uri kuyireba, iyi message ni yawe, kandi uzayisharing igere ku bantu bashaka kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana izakugirira neza. Tugiye gusenga Imana, ndagira ngo nkubwire ngo hari inzira, ni wakira inzira mu izina rya Yesu Kristo, ni wakira iyindi nzira. Izo wari ufite zari ntazo, zari zararangiye, izo mu miryango, izo mu kazi, wari ufite ubwoba, wari ufite gushidikanya, ariko reka dufatanye gusenga Imana kuko hari indi nzira Imana iguciriye. Mwana Data wa twese uri mu ijuru, sengeye umuntu wese wakiriye ubutumwa bwiza, sengeye umuntu wese wakiriye iri jambo, iri jambo Mwami nirige uzaryumva wese rizahindura ubuzima bwe, uzaryumva wese rizahindura imibereho. Udafite ubuzima ruri mu ubuzima, abashomeri ribakazi, abatari kubyara babyare, abarwaye nibakire, amadeni niyishurwe. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, rigere mu bugingo rihindure, rigere mu mubiri rihindure. Ndamusengeye kugira ngo Mwami iri jambo ryawe risiga imbuto nziza ku muntu wese uzumviye audio, uzumvira iyi video, uzareba, uzakira ubutumwa bwiza, uzumva ijambo ryawe akariha agaciro. Iri jambo ryawe rizige rimumereye nk'umuzi ukomeye mu buzima bwe, kandi rizamusindagize muri uyu mwaka 2026, rimugeze 2027, rifungure 2030, rimufungurira ubuzima, rimufungurira amateka y'ubuzima. Abavuze ko ntacyo azimarira bazamubone atwaye imodoka, atwaye moto, ari gucuruza, ahetse, afite akazi, ayarize, afite diplome. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu, urakoze kuko yemeye imitima y'abantu. Basengeye mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Shalom. Imana ibagirire neza. Tuzasubira ubutaha. Imana niduhana umugisha. Murakoze cyane.